Yesu Kristo ashimwe, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Turakomeje tugeze ku munsi wa 80 dusoma ijambo ry'Imana. Turi mu gitabo cya mbere cy'Abami niho tugeze. Uyu munsi turakomeje n'ibice 12. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titre yaho iravuga ngo ubwami bwa Isiraheli bwigabanyamo kabiri. Bukeye Yerobowamu ajya i Shekemu, kuko ariho Abisiraheli bose bari bagiye kumwimikira. Icyo gihe Yerobowamu mwene Nebati yari akiri muri Egiputa, aho yari yarahungiye umwami Salomo agaturayo. Baramutumira. Nuko Yerobowamu araza, azana n'ab'iteraniro rya Isiraheli bose, babwira Rehobowamu bati, so yadukoresheje uburetwa butubabaza, none utworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadukoresheje, natwe tuzagukorera. Arabasubiza ati, nimugende mumare iminsi 3 muzaze munyitabe. Nuko abantu baragenda. Maze umwami Rehobowamu aherako agisha inama abasaza bahakwaga na se Salomo akiriho, arababaza ati, murangira nama ki ko uko nsubiza abo bantu? Baramusubiza bati, niwemera kwigira umugaragu w'aba bantu uyu munsi, ukajya ubakorera ukabasubiza amagambo meza, nabo bazakubera abagaragu iteka ryose. Ariko yanga inama agiriwe n'abo basaza, ahubwo ajya inama n'abasore babyirukanye nawe bamuhatsweho. Arababaza ati, murangira nama ki turi busubize abo bantu bambwiye ngo nimborohereze uburetwa data yabakoreshaga? Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati, uzabwire abo bantu bakubwiye ngo so yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko ngo wehoho uborohereze, wasubize utyo uti, agahera kanjye kazaruta ubunini ikiyunguyungu cya data. Ariko nubwo data yabakoreshaga uburetwa bukomeye, njyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyeweho nzabakubitisha sikorupiyo. Ku munsi wa 3 Yerobowamu n'abantu bose basanga umwami Rehobowamu nk'uko yabategetse ati, muzaze munyitabe ku munsi wa 3. Umwami abasubizanya inabi nyinshi, yanze inama yagiriwe n'abo basaza. Abasubiza akurikije inama y'abasore ati, data yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko njyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyeweho nzabakubitisha sikorupiyo. Nuko umwami ntiyumvira abantu, kuko byaturutse ku Uwiteka, kugira ngo asohoze ijambo yari yarabwiye Yerobowamu mwene Nebati abivugiye muri Ahiya w'Ishilo. Maze Abisiraheli bose babonye yuko umwami yanze kumvira, basubiza umwami bati, duhuriye he na Dawidi? Kandi rero nta no kuragwa dufite kuri mwene Yesayi. Nimusubire mu mahema yanyu, yemwe Bisiraheli. None Dawidi urimenyera ibyawe n'umuryango wawe. Nuko Abisiraheli basubira mu ngo zabo, ariko Abisiraheli baturaga mu midugudu y'i Buyuda bo bategekwaga na Rehobowamu. Bukeye umwami Rehobowamu yoherezayo Adoramu wakoreshaga ibikoro. Abisiraheli bose bamutera amabuye, arapfa. Umwami Rehobowamu byumvise arahuta, yurira ajya mu igare rye ngo ahungire i Yerusalemu. Uko niko Abisiraheli bagandiye inzu ya Dawidi na bugingo n'ubu. Bukeye Abisiraheli bumvise ko Yerobowamu yahungutse, baramutumira ngo aze mu iteraniro. Nuko baramwimika aba umwami w'Abisiraheli bose, ntagira ukurikira inzu ya Dawidi keretse umuryango wa Yuda wonyine. Ariko Rehobowamu ageze i Yerusalemu, ateranya umuryango wa Yuda wose n'ab'umuryango wa Benyamini, ayitoranyamo abagabo batoranijwe b'abarwanyi 8,000 zo kurwanya inzu ya Isiraheli, ngo bagarure Rehobowamu mwene Salomo umwami. Maze ijambo ry'Imana riza kuri Shemaya umuntu w'Imana riti, bwira Rehobowamu mwene Salomo
umwami w'Abayuda n'umuryango wa Yuda wose n'uwa Benyamini n'abandi bantu bose uti Uwiteka avuze ngo ntimuzatabare kandi ntimuzarwanye bene wanyu Abisiraheli musubireyo umuntu wese ajya iwe kuko ibyo ari njye byaturutseho. Nuko bumvira ijambo ry'Uwiteka baritahira nk'uko Uwiteka yavuze. Nuko Yerobowamu yubaka i Shekemu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu aturayo, bukeye arahimuka yubaka i Penuweli. Maze Yerobowamu aribwira ati noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. Aba bantu nibazamuka bakajya bajya i Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka, imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice bisubirire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda. Umwami aherako yigira inama arema ibishushanyo by'inyana bibiri mu izahabu, abwira abantu ati byabarushya kujya muzamuka mujya i Yerusalemu, wa bwoko bwa Isiraheli we, ngizo imana zawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Maze kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Nuko ibyo bishushanyo bibikigusha, kuko abantu bajyaga baza kubiramya ndetse bakagera no ku Kidani. Kandi yubaka n'ingoro ku tununga, atoranya mu bantu bandi bose batari Abalewi abagira abatambyi. Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa munani ku munsi wa 15 ngo bise n'iby'i Buyuda. Nuko arazamuka ajya ku gicaniro n'i Beteli, yabigenzaga atyo atambirira izo nyana yaremye. I Beteli ahashyira abatambyi baba mu ngoro yubatse. Nuko ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa munani, ariko kwezi yatoranije ubwe, arazamuka ajya ku gicaniro yari yararemye i Beteli, aharemera ibirori by'Abisiraheli. Ajya ku gicaniro ahosereza imibavu. Igice cya 13. Umuntu w'Imana yavumye igicaniro cya Yerobowamu. Bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda, aza i Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Ubwo Yerobowamu yari ahagaze ku gicaniro yose imibavu, atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati wa gicaniro we, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo mu nzu ya Dawidi hazavuka umwami witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya bakoserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati iki ni cyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati nimumufate. Umwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati ingingo Uwiteka Imana yawe, nsabire ukuboko kwanjye gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi nkugororere. Uwo muntu w'Imana abwira umwami ati naho wampa igice cya kabiri cy'ibintu byo mu nzu yawe, ntabwo twajyana iwawe. Sindirino kandi simpanywera n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo ntugire icyo urya ntunywe n'amazi, kandi ntusubire inzira yakuzanye. Nuko aragenda asubira indi nzira, ntiyasubira iyamuzanye ajya i Beteli. Umuhanuzi utumviye itegeko ry'Imana yishwe n'intare. Icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli. Umwe mu bahungu be araza amurondorera ibyo uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli uwo munsi, n'amagambo yabwiye umwami bayabwira se. Se arababaza ati aciye mu yihe nzira? Kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo.
se abwira abahungu bati nimunshyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyirira amatandiko ku ndogobe, ayigendaho, akurikira umuntu w'Imana, amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera, aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati, ni jye. Aramubwira ati, ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati, sinemererwa gusubiranayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi no aha sindi basangirire nawe ibyo kurya simpanywa n'amazi, kuko nabibwirijwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubira inzira yanzanye. Nawe aramubwira ati, nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati, jya kumugarura umujyane iwawe arye kandi anywe. Ariko yaramubeshyaga. Nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bacicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye. Atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka, ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukariraho yakubujije, ukahanywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya ba sogokuruza. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyirira amatandiko kuri ya ndogobe, aragenda ahura n'intare iramwica. Intumbi ye irambarara mu nzira, indogobe ihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Nuko abantu bahanyuze babona iyo ntumbi irambaraye mu nzira, babibwira abo mu mudugudu aho uwo muhanuzi w'umusaza yabaga. Umuhanuzi wamugaruriye mu nzira abyumvise aravuga ati, ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ry'Uwiteka. Nicyo gitumye Uwiteka amugabiza intare, iramutanyagura iramwica nk'uko Uwiteka yari yamubwiye. Aherako abwira abagaragu be ati, nimunshyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bayiyashyiraho. Aragenda asanga intumbi aho irambaraye mu nzira, indogobe n'intare bihagaze iruhande rw'intumbi, ariko intare yari itariye intumbi kandi itakuye indogobe. Uwo muhanuzi aterura intumbi y'umuntu w'Imana, ayishyira ku ndogobe, ayisubiranayo, maze uwo muhanuzi w'umusaza asubira mu mudugudu w'iwabo, aramuririra aramuhamba. Iyo ntumbi ayihamba mu mva ye yicukuriye, baramuririra bati, ni ishyano mwene data. Nuko amaze kumuhamba abwira abahungu bati, nimara gupfa muzampambe muri iki gituro umuntu w'Imana ahambwemo, amagufa yanjye muzayarambike iruhande rwaye, kuko ijambo ry'Uwiteka yavugiye ku gicaniro cy'i Beteli ateye hejuru no ku ngoro zose ziri mu midugudu y'i Samariya rizasohora rwose. Hanyuma y'ibyo nabwo Yerobowamu ntiyahindukira ngo areke inzira ze mbi, ahubwo arongera atoranya mu bantu bandi bose abagira abatambyi bo mu ngoro zo kutununga. Uwabishakaga wese yaramwezaga kugira ngo habeho abatambyi bo muri izo ngoro. Nuko icyo kibera inzu ya Yerobowamu ikigusha, bituma icibwa irimburwa ku isi. Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha. Reka dusoreze aha ngaha, ejo tuzakomeza dusoma n'igice cya 14 ndetse n'igice cya 15. Uwera wa Isiraheli abaho umugisha.